Turabasuhuje inshuti bakunzi ba The Health. Igihe kimwe mu nama yahuzaga ibice byose by'umubiri rwabuze gica, aho ubwonko bwatururaga buti ninjye muyobozi, hano mwese ndabayoboye, nawe se ninde ushobora gukora ikintu ntamubwirije? Ubwo umutima ubyumva utyo, atari ko se wirengejeje ko umwuka ukugeraho uba wazanywe n'amaraso mba nasunitse umunsi ku wundi. Ubwo ibihana byo bibyumve bityo, atari ko se mwirengejeje ko uwo mwuka mwiza kandi wujuje ubuziranenge muzima uba wayunguruwe nanjye, hanyuma igifu nacyo kibyumve kitata. Ariko se mwirengeje ko uko muri kuvuga izo mbaraga byose muri gukoresha aba ari njye mba nabagaburira, ari njye mba nabahaye ibiryo kandi byiza. Ubwo aho bari bicaye aho ngaho muri iyo nama bari birengagije ko hari urugingo rumwe rwari rwicecekeye rwihoreye. Ubwo ariko nabwo baje gufata ijambo ruragira ruti ati ndaje njye muri konje mfunga imiryango yose, hanyuma ibyanyuragaho ndeba aho binyura. Ubwo byose rero biratuza bica make, biravuga ati bujya byanga bikunze turuzuzanya twese. Twongeye kubaha ikaze nk'uko mwabyumvise rero, ikibuno kiramuka gifashe umwanzuro byari kuzagorana, byari kuzakomerera ibindi bice byose. Niyo mpamvu muri iki kiganiro tugiye kuganira ku ndwara ya constipation cyangwa se gufungana cyangwa se kubura kwituma neza nk'uko byari bisanzwe. Burya iyi ni indwara cyangwa se ni ikibazo gishobora kubaho nk'iyo umuntu mu cyumweru byibuze atitumye nk'iminsi igera kuri 3. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, atasohoye kuko arya ashyira mu nda ariko ntihagire ibyo asohora, kiba cyatangiye kuba ikibazo. Ibi ngibi rero cyangwa se gukomera cyangwa se kwituma bigoranye, bikunze kubaho bigaragajwe nuko habayeho umwanda uba ukomeye. Cya gihe umuntu ajya kwituma cyangwa se kuri toilette akumva byanze, akumva byakomeye, akaba yewe rimwe na rimwe hari n'uwo bitera kuba ashobora guhita yifata akavuga ati biri kundya, ndi kubabara, ari kujya agahatiriza bikanga. Rimwe na rimwe yanabikora nibisohoke neza cyangwa se hagasohoka ibice ibindi bigasigara. Kubera iki? Wa mwanda uri kuza ukomeye, uri kuza ufatiriye, hanyuma akagira ububabare, uburibwe. Ubundi mu buryo busanzwe umuntu arya ibiryo bikanyura mu muhogo bikamanuka mu gifu kigabisya, hari n'ibigomba kunyura mu mara agakuramo ibyo umubiri ukeneye, hanyuma ibyasigaye ibisigazwe akaba ari byo binyura mu rura runini, ari byo bizibika mu gace kamwe bitari tamu igihe gitoya, hanyuma bikazasohoka binyuze mu kibuno nk'umwanda. Ibi ngibi rero uko bigenda gutyo muri ayo mara cyangwa se cyane cyane muri rura runini kuko niho hagendamo umwanda, iyo bigendamo gutya bikagendamo igihe kirekire, nibyo bituma hashobora kubaho constipation. Burya naho ngaho itangira, kuko iyo bigiyemo igihe kirekire bitakaza amazi, uko bigenda muri la mikaya yayo, ari byo bita process yitwa peristalsis, bigenda bitakaza amazi. Uko bitakaje amazi kubo bizagenda urugendo rurerure, bigenda bigera imbere amazi yarashizemo, hanyuma bikarushaho gufata. Iyo birushijeho gufata rero niho cya gihe bigenda bikazibika muri rectum. Umuntu yatekereza kugira ibyo akora cyangwa se gukora ibikomeye, yabikora bikanga bikagorana, hanyuma agatangira kuba yewe yavuga ati sindajyayo ndifata, ariko n'ubundi birangira bibaye ikibazo, aricyo bita constipation cyangwa se kwituma mu buryo bugoranye. Uko kunyuramo rero amazi agenda avamo k'umubiri ugenda ubikora, nibyo bigenda bigatera umwanda gukomera, hanyuma bikabyara constipation. Iyi constipation rero cyangwa se kwituma bigoranye gukora ibikomeye bigakomera koko, hari impamvu nyinshi zigiye zibitera. Twavugamo nk'iya mbere, kuba warya ibiryo bitagira fibers twagiye tubivugaho kenshi mu biganiro byashize. Ni imyunyungugu cyangwa se ni ibinyabitabire n'ubundi dusanga mu byo turya, cyane cyane twavuga nko mu mboga, twavuga nk'imbuto, imineke ndetse n'ibindi byose batasekuye cyane cyangwa se processinze cyane. Kandi izi fiber akamaro kazo zigira nuko zo zishobora gukurura amazi menshi muri cya gihe twari, kuko zo ntabwo umubiri ugira enzyme cyangwa se chemicals cyangwa se imisemburo ishobora kuba yabicagagura ikabicamo kangahe, byo birakomeza. Ubwo rero akamaro kabyo bikurura amazi muri wa mwanda, muri rwa rura runini, aho kugira ngo akomeze avemo, kuko amara ya mikaya ibikandakanda, byo bituma ahubwo amazi azamo. Iyo amazi agarutsemo mu umwanda unyura mu mara wihuta, kandi ibi ngibi urumva ko bituma umwanda uroroha, hanyuma ukiyongera no mu binini cyangwa se kurekura mu buryo ushobora kuba wanyuramo muri iyo mikaya wihuse cyane. Ibi rero bigatuma icyo bita peristalsis cyangwa se kunyuramo iyo process, uburyo binyuramo byiyongera byirukanka.
ibyo rero bidafite fiber cyangwa se iyo umuntu yari ibiryo bidafite fiber, twavuga nk'umuceri cyane w'umweru, hari nka kawunga cyane, ndetse n'umuntu amaze igihe cyangwa se iminsi nk'ibiri arya inyama gusa, ibyo biryo byose biba biburamo fiber, haba harimo gakeya ibiburamo fiber, hanyuma bigahita ari byo bitera kuba wa mwanda ushobora gukomera, kuba ushobora kuburamo amazi. Fiber ni ingenzi cyane, ni fibers, tuyivuge gutyo ngo ko ari igitangaza, ahubwo ni ikinyabitabire ushobora gusanga yaba mu muneke. Niyo mpamvu kenshi tubagira inama ngo niba usoje kurya, niba usoje ifunguro ryawe, gira deseri uyifate nk'umuneke cyangwa se nk'imbuto, kuko ibyo byose bikungahayemo iyi fiber. Ikindi kintu gishobora gutera constipation hari ukunywa amazi makeya cyangwa se kubura kw'amazi n'ubundi mu mubiri, kuko aya mazi n'ubundi twabonye ko mu imikaya ibiyakuramo igihe umwanda urimo unyuramo, ubwo rero n'ubundi usanzwe ufite make urumva ko ahita ashiramo nyine, hanyuma umwanda ugakomera. Ni byiza rero ko kunywa amazi, kwimenyereza kunywa amazi kenshi, kandi mbere byibuze iminota 15 yo gufata ifunguro na nyuma y'iminota 15 usoje gufata ifunguro. Hanyuma rero ubwo amazi abonetse muri uwo mwanda cyangwa se mu mubiri atuma umwanda utagendamo gahoro. Iyo constipation nize kuba, kuko uko umwanda ugendamo gake niko amazi yandi yose agenda avamo, uko agiye avamo niko bigera imbere bikagera kuri anus cyangwa se ku kibuno aho agomba gusohokera, yafashe cyane, akaba aricyo twita constipation. Ikindi dushobora kuvuga cya gatatu gishobora gutera iyi constipation yari kubura imyitozo ngororamubiri cyangwa se physical activities, kubera ko iyi myitozo ngororamubiri ko umuntu ayikora kenshi niko n'iryogogora, niko n'umubiri wa stable, n'iryogogora naryo rikagenda neza, ya mikaya igakora uko ikwiye gukora mu inshingano zazo. Kandi iyi siporo ituma n'ubundi amara akomeza gukora neza nk'ibindi bice byose by'umubiri, kuko iyo umuntu ahora yicaye, twavuga nk'abantu wenda nk'abahora mu bitaro cyangwa se umuntu uhora mu biro, n'umuntu uhora mu rugendo rurerure ashobora kuba yicara igihe kinini, ibi byose bishobora kuba impamvu, intandaro yuko bishobora gutera constipation. Twabyita nka risk factors zishobora gutera constipation, kuko burya iyo wicaye uraho ukunda kwicara igihe kirekire, ibi bigabanya imikaya cyangwa se bigabanya akazi k'imikaya, cyangwa se ariko ari byo bishobora gutuma n'ubundi wa mwanda ushobora gutinda mu mara. Ikindi twavuga hano cya kane gishobora gutera constipation cyangwa se gufunga cyangwa se kwituma mu buryo bugoranye, hari no kwifata igihe kirekire. Burya iyo ukeneye gukora ibikomeye cyangwa se ukeneye kujya ku musarane, ni ukuvuga ngo umubiri wo, ubwonko tayari buhaye komande, bitabutegeka imitsi. Hari icyo bita internal sphincters ziba ziri mu kibuno zigomba gufungura, izo zitegekwa n'ubwonko. Hanyuma ubwonko iyo ubyishizemo ati nyeneye kujya gukora ibikomeye, iyo mitsi irafungura. Iyo ifunguye rero ukifata wowe, niba uri mu rugendo, niba ruri hehe, ukifata, ubwo bwonko ya makuru n'ubundi asubira avuga ko bitagikenewe cyangwa se byabaye byarangiye, hanyuma ubwonko bukarekera. Ubwonko iyo burekeye noneho ya myanda iragenda ikuzura muri rectum. Uko yuzura muri rectum, ya mazi n'ubundi abakivamo. Iyo amazi akivamo, umwanda niko urusha gukomera, kuko i rectum ni agace kabika umwanda igihe gitoya cyangwa se n'igihe runaka mbere yuko ushobora gusohoka hanze. Iyo ya mazi agenda avamo, uyu mwanda uri muri rectum ukomeza gukomera. Hanyuma uko ukomeye waba usoje rwa rugendo rwawe, wagera aho warugeze, wakenera gukora ibi ikomeye, umwanda wo bikaza bigoranye. Kubera iki? Ni wowe watumye ukomera. Hanyuma ubwo bwonko nta kindi babwisetinzemo, kuko byarangiye ikintu wagombaga gukora wagikoze. Ubwo constipation cyangwa se kwituma bigoranye bikaba bivuyeho. Kandi ikindi kibazo hano ngaha nuko bitera rectum cyangwa se ku gace kabika umwanda mu gihe gitoya, bigatera kwaguka n'izo reflexes cyangwa se ayo makuru akaza havuga ngo kuzuye, ni mwanda nusohoke hanze akagabanyuka, bikagabanya sensitivity yako no ku bwonko, kagakomeza kwaguka kakabika umwanda, bityo umwanda gutindamo amazi niko arushaho kuvamo, nawe uko ukenera kujya gukora ibikomeye bigakomera, kuko bikanga umwanda ukaza kuza ufasha. Hari ikindi cya gatanu ushobora kuvuga, ni nk'imiti imwe n'imwe
nayo ishobora kuba yatera constipation. Twavuga nk'imiti igabanya ububabare aho benshi bazi nka opioids cyangwa se morphine ndetse n'amacodeine. Ibi byose bishobora kongera kugabanya peristalsis cyangwa se movement cyangwa se uburyo ki ibiryo twariye bigenda mu mara guhera mu rura rutoya kugeza mu rura runini, cyane cyane ariho turi kuvuga kuko niho umwanda uba wibanze, niho unyura. Iyo bigabanyije rero uku kugendamo kwabyo, uko bigabanyuka twabonye ko niko amazi arushaho kuvamo, ko amazi arushaho kuvamo niko umwanda urushaho gukomera, hanyuma ukaza kugera muri ka gace kawubika wakomeye cyane, nawe ukaza gukenera kwituma kusohora hanze warushijeho gukomera. Ibi rero bigatuma habaho constipation. Ikindi hano dushobora kuvuga cya gatandatu gishobora gutera iyi constipation cyangwa se kwituma mu buryo bugoranye, hari nko kuba umuntu yagira cyane cyane nk'abagore batwite pregnancy, hari nk'amahormone menshi ashobora bagira nka progesterone ashobora kugabanya uku kugitembera k'umwanda mu mara cyangwa se gukora k'urwungano ngogozi mu buryo bwari busanzwe. Ibi byose ari byo bituma n'ubundi umwanda ukomera, hanyuma bigatera umwanda gutinda nyine muri urwo rwungano ngogozi, muri urwo rura runini, kugira ngo noneho uzasohoke bikazagora amazi kuko aba yakuwemo cyane. Ikindi gishobora kuvuga ni nko gusaza, kuko no gusaza burya cyane bigenda bihindura physiology no physiology cyangwa se imikorere y'umubiri isanzwe iragabanuka. Igabanutse rero n'ubundi ni hahandi usanga umuntu mukuru akubwira ati nikundira agatsima, nikundira ibi ngibi, nikundira. Kandi twabonye ko kurya ibiryo nk'ibyo umuceri mweru igihe kirekire, iyo kawunga cyangwa se inyama igihe kirekire, fiber irimo ni nkeya ugereranije, hanyuma ibyo ngibyo byose bikaba ari byo bituma amazi n'ubundi avamo, biriza kurangira n'ubundi wa mwanda ugeze mu rura runini amazi akavamo ari menshi. Nuko no physiology nk'uko umubiri usanzwe ubikora n'ubundi usanzwe uyakuramo iyo agendamo, kuko burya abagenda mu buryo ntabwo abagenda mu nzira iharuye, abagenda ameze nk'ayihatahata. Iyo rero uwo mwanda ugendamo gutyo amazi akavamo, uyu muntu mukuru imbaraga ze zaragabanyutse z'umubiri, n'ibyo yariye mu by'ukuri nta fiber, nta mboga, nta mbuto nyinshi zirimo. Ibi bizatuma ikibazo cya constipation cyangwa se ya mikaya nyine itwara iyo myanda igabanya imikorere yayo, hanyuma umwanda ukagendamo gake. Uko ugendamo gake rero niko n'ubundi bishobora gutera constipation, cyane ko abantu bakuze kenshi aha tubagira n'inama yo kunywa amazi menshi cyane, kuko akenshi byagaragaye ko abantu bakuze nyine kunywa amazi babyirengagiza, gufata ibintu by'imbuto, gufata akantu k'akadeseri nabyo barabyirengagiza. Kandi ibi ngibi nibyo bikungahayemo iyi fibers cyangwa se ibindi byose bishobora gutuma constipation itabaho. Hari indwara nyinshi nazo zitandukanye zishobora gutera constipation, aho umuntu ashobora kuvamo nk'iyo bita hemorrhoid cyangwa se amasunzu, kuba umuntu yamurika, kuba hari ibice iyo rectum twavuga bishobora gusohoka, hari anofistula cyangwa se kuba hari ibice byakominikana bitewe n'impamvu runaka, nk'uburwayi runaka cyangwa se umuntu yarabazwe. Bikaba byatuma umuntu atinya kwituma kubera ko arababara, hanyuma umwanda akawufatira ukagumamo, umuntu akifata rwose, hanyuma bigatera constipation. Muri make constipation cyangwa se kwituma bigoranye cyangwa se gufunga ni ibingibi twabivugaho, ahubwo igice cya kabiri tuzagaruka tuvuga tuti se ibingibi bishobora gukizwa n'iki, bishobora kuvanwaho n'iki, tugira abantu inama byinshi bishobora kubikora. Ndabashimiye rero, nge mwabanye nawe, nitwa Jean d'Amour Niyonkuru nk'ibisanzwe, ni umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda.